Mise iyi gusi iyi uniform ni ikora iki? Size ni bigisha abana za karate n'ibiki. Mbona yenda none ntungambere. Ariko wowe bite byawe? Nubuze byuza wibarishwa. Vuga ibyo uvuga vuba urashaka iki? Namubwiraga nyine kameze neza. Mbabara mvi imbere basi. Mvi imbere. Ikubimbe zari ingofero hariya yambare urabona ko nakereye. Nigi. Oye na gari yu, zari mutuku, gari yabu ni mutuku. Niko wigisha yese karatera? Hewa, ndakubwiye ndigisha. Umushara kugiye kuzaba. Dore ngiye. Neza namari kuba kwagiye kwa. Nawo ibintu bigiye kuzaba ndakubwiye bitaje. Mabuja ariko boss. Iyo se ni ingofero ko wambaye kariso. Baya hano y'abantu. Turambaye kariso ntabwo ari ingofero. Ye baba we. Nimibiki. Yesu ariko cyari cy'igiko. Bana mo. Wajya ukambika njye ukora ngo funga neza. Wowe bari bakuzana ibyo mu cyumba ngo bamaze kuvumbura ko. Ese uyu ngofero ni kariso ntabwo uzi kubita. Urumva iki yinda umuriro? Ndacyarembye. Semana we. Ndacyarembye rwose. Base niki wumva ushaka kurya ngo baze kujya kukiguhahira? Nubwo mwagihaha se uramuboye uteka ibiryo bishabata koko. Uyu munsi nakwitekera. Ibiryo bye rwose ndumva nta peti. Mwire boss. Hase nkawe aya niyo masaha uziruhura. Urabona na sheri yarwaye reba nk'igibose. Numvaga ari kushimagiza. Indi ugushimagiza. Sheri. Agushimagiza iki? Urabona yarwaye reba masaha uziye. Sheri. Ese we sheri kuba ryarwana. Wawe. Ubundi ugira ubwenge. Cishwa hano ugenda ujya kurya. Ubwo ugiye gucaye. Tumuka Charlie. Charlie agenda tumuka ugiye ugenda. Arajya kurya avuye watariye. Tumuka banze gikunda kurya. Genda banze ujya kurya ubundi tugende guhaha. Mwamembi. Tumuka agenda. Byo kurya muri iki gitondo. Tumuka ujye kurya ubundi ujye guhaha. Ko kimeze. Nawe waramuhonesheje. Ngo agenda ajye kurya. Nagende none se birarya ibyo yatetse ko njye nabibasha. Nabirya nyine. Nakundi. Yabanza sagakorera n'isuku byibura. Bose ibiryo biri hariya biraryoshye ariko nari ngiye nabahobeye. Uhobera bande? Nari ngiye nabaramukije kandi mvuye mu rugo. Uhobera bande? Twe kuduhobera. Mwari muri aho. Genda. Ntabwo uzi ko gusuzanya byavuyeho. Genda mvana ibitoki bire genda ariko wabaye gute? Kandi muhaye iminota ibiruze mu kanya tugiye. Ariko se mabusha kurwaye indwara urwaye umushiha. None se uraza gusuhuzanya ntabwo uzi ko gusuhuzanya babikuyeho. Se gusuhuzanya si ukristo. Oya ntabwo basuhuzanya. Ubwana bw'Imana. Oya muri corona ntabwo dusuhuzanya. Corona ni ndese. Muri COVID-19 ubwo se ntabwo uzi ko tumuka mbibe. Genda. Ufite umutima nk'uwa Trump. Genda tumuka mbibe. Ufite umutima nk'uwa Trump uko ari boss. Akoze ikikoze kitumva. Ubundi wumva uzumva. Ukomeze umutima bazakuvana ku kazi. Uzumva bazakwirukana kandi uzanyirukana n'ibihombe muri bose wanjye. Bombe kandi genda gukoresha sungoresha. Ndavuze ngo kora ibyo mubwiye. Ufite umutima nk'uwa Trump. Kora uko mubwiye. Umutima nk'umugore wa Trump. Mwese bazabirukana ubugweri. Tumuka. Ndagukoresha ngo muzaboma akazi. Ariko reka nkubaze. Nibicyuje wanyoye. Watuje ukameranga. Oya wanyoye ibiki? Barigani ndinagureba. Nibiki wanyoye ko ndiyabushe wasaze. Abaye nkose. Ukoze tuzamushobora. Ndabona nasi none. Wayasaze nta discipline reba umuntu uza guca hano. Kugiye no kunsuhuza. Agusuhuza sibiki ndavuga ko basuhuza. Umva kanyo. Kanyo. Garame boss. Abantu muraho. Karibu. Teta rama. Ngo teta. So umukobwa none usigaye tereta witwa teta nubaye witiranya abantu bose. Karibu. Abantu badateka ngo naba boss. Boss nyabaki. Nasize amafi 3. Ingi boss ni wayiriye tu. Anje ndarigeze. Babujara rwaye. Comme ça, il y a aussi des dangers.
nzabicira hano niba Imana se bazamena we Kanyombya kame vai hano kame niko neza turajyana ufite vai hano ujye guhaha uragenda ujya guhaha n'ibyo bisani n'ibyo byo kurya n'ibisani ni ibijumba byari hariya ariko ya mafi imbere zari hariya kumana we ako ubundi gira ubwenge nuko hari amafi atatu iyawe pimwe niyamu nese kuri isamake z'umurwayi urabona ndi buryo ntazo nariye n'ikijumba ndiye genda uzinzanire noneho niba zihari njye nizimuzanire reka ndahimbe bazitwaye sinumva se ntabwo cyumva umva tambira mikari ibyo ngibyo uze tugende njya guhaha gusa kiraziriye cyakiri ubundi buracyabaye gute ndani sheri reka mbe ngukanda se ubundi urumva ubabaraye mbwira aho ubabara amakande umubiri wose amano nyakande hose Bite sha? ni byiza umeze ute Naho ndashima Imana. ndakubona da ndakubona umaze kumenyera Kigali Sha, nta kumenyera nyine n'ubuzi. Kore wanavukiye naho hareka kumenyera gute? uziko nayo twasubiye hanze Ntabwo ndagenda. bya bintu byaranze burundu Barimo baramvuna byatari. Hari amatestation ari kumbaza. Nta mwanya mfite. hari amatesitasiyo hari wabuze umugore ufite ibibazo byinshi nawe Bafite n'inyota se. inyota y'abantu bose bavuye hanze baba bayifite wajya barayibaruze Ntabwo byoroshye. Bite se? ni byiza Bosi se. uheruka amakuru muke mbose yabonye akazi nawe usubira uko dusize nuko dusanze Nabara mwari ivuguruye. umva ifaranga rirahari ubu ngubu urajojoba kubera ukuntu usa Nta kintu n'imitwe. ni imitwe nawe usuba wicaye ku mutwe cyangwa wicaye ku zindi ntebe nshyashya sheri ahantu uri kubabara mbwira ahandi uri kubabara kwita ko ntabwo wakurya hose n'amavi niko mabuja ari kubabara niko boss uziko uzi ikindi uziko mabuja uziko saze za fi zagaze neza nese kandi ko wambwiye yuko ari imbeba yaziriye imbeba yazitwaye izita hasi ariko banza boss ubwo nawe usigaye uri imbeba ubanza boss yakozemo n'intoki wagira kamusebye umugabo uziko ndi boss ariko sikubera kwisiga amaparufe yawe se numvisemo parufe ngomba kuba waziriye rwose numvise parufe yawe numvise akanuko kawe neza ubu nzakora iki koko cucu menyera umugabo wanjye kandi nzakwiruka tumuka genda nabikoze tumuka genda ukora ibyo bitoki zo tugenda kora ibyo bitoki gakubitwe n'inkuba gikoze ikirangaha rwose shero nyine ubwira wabaraga mu kandi cya gikoze ngenda abone kimwe kinesha umutwe sinzi mbwira niye hano kumano none sheri niki nakuzanira nka kanya ubufasha nzanira ka orange akonje ka orange ngibuze umva kanyawe cya gikoze cyacu tanumva kanyawe Rame kono mukuntu kita vai hano fano ujya kumuzanira orange ako abaye cyaba abakobwa arya ariko usigaye uvuga nk'abakobwa umva ndashaka kujya n'umuzana orange urabyumva urabyumva ihute gira vuba uri kunyumva orange isigaye igura 2 fata nandi gitumuke kigende kiva imbere fata amafaranga cyose zana 500 nikigende 500 transport boss tumuka genda ubwo uzana fanta nyinshi 2 havamo 3 genda ihute ariko umva kanyawe vayano tunajyane nabonye ibyo haha nazi ntabwo ashobora kwita kuri murwayi urahawe ukagura amagi ukavanga tugende tujyane ubwo mujyanye unzanira agasamaki tugende hoshi tugende sheri mugura isamaki ndakuzana nta kibazo shusho ko wibagiye igikapu bose tugende igikapu se zana igikapu tujye kwa baraduhambira opfa tugende tumuka ariko mana we mbega umukozi uri aha ngaha uyarwaza umuntu akazakira koko we nanjye ngo nabonye umukozi yewe ntibizambuze gushaka undi kuko ibintu byose aravangavanga ibiryo by'umurwayi aba yabiriye agira inda nini wagira ngo iwe ntabwo ajya arya yego ko mana kamesinziriyeho gatoya Ariko musha muri iranja rya hatari. Wazana neza asoma murazitira.
ubu se wari waduteguje kuri buze kugira ngo tujye kuzitira nje hano gatatu nase buri cyumweru mugura intebe no umaze gusanga zingaho kuje hari iz'imikeka babita gute imikindo ngaruka hari za plastiki nakoze umuti narinzi ko abantu bo hanze rero bareba ibibareba ntabwo narinzi yuko n'ababaye abanyarwanda pire ariko burya uje kureba ibyo dufite waje kuba byinshi uzi uri muri controle ngomba kunuza ahantu nje ngomba kumenya ibyaho okay waje kunsura nganiriza ibyo controle bindi bigeze ngambwira rero makuru ni byiza mize neza mugabo wanjye yabonye akazi urebye Kigali tuyibayemo nta kibazo pe ahubwo ikibazo wowe cya kibazo cyaje gukemuka nyine cyo kubona indi nkumi biragoye ese umuhungu abura uko ateretata ndigirira isoni noneho ndigirira isoni ngashyira abakomisiyoneri babisikora washyizemo bangahe ni babiri inyota inyishara Yesu ndabona ikiyo mbonye Yesu nubwo ndwaye amafaranga ndayoyisha ndabona ikiyo data twese we ukuntu ashakaga amafaranga kubi urebye nawe nahita nanakira kubera amafaranga mbonye nayo namuha nubwo yateka ibuye rigatota koko mwana yanjye ndebe ko mbona amazi yo kunywa iyi nzu se niba nta mazi bashyizemo hano koze mfite aha ndebe hano Mundi yombonye usanga Mundi yombonye usanga Mundi yombonye usanga Nangi yombonye ugiye kuko ngira gahinda yumve neza ni ukumuhahira ibintu byiza kandi ashaka urumva umugabo nyine amakara arahari amakara si dukoresha kazi ariko ndagura make amwe uzajya utekesha wowe sibyo bendera bende bagushakira abakobwa gusa ariko n'umugore nshaka ntuteye ate wambabariye nkaguha akazi shaka umukobwa donc ireba uko umeze wowe sagarana rero ukabyahura mbese uko meze ndi ni ukuvuga mbese fotokopi yanjye wese ngukoraho hagarara wendere umeze gutya utambara gutya rero wowe wambwiye uwambara nabi cyangwa wambwiye ko gushakira umukobwa umeze gutyo waje udafite amahitamo ariko umwe urwaye ibyimba mwena urwaye ibyimba mwena ngo nuje ngo bamura amata reka mubwire reka banakwangura ikigoryi urabeshye ufite ngunguru ibibyimba se umuntu agira ibibyimba ubyibushye hano nyine avuga amataye neza wamugana wagira isoni amataye nanjye ari nanjye sinakwemera amataye imibiri yombi urabona wende kumera nka wa mwana wawe ndi wabona sanze mucyaje hano ko agenda benshi ni wa mukobwa nasanze aha wasanze hano ndebye nta kintu bimbwiye cyane wowe n'umugabo wanjye mwapfuye ngo yakurengeye umugore ngo aragenda ngo muha amafaranga uza gutera induru ubushize urabyibuka karame vaye hano niko yinutse niko ese ubundi sawa n'uwakora ubundi oya narimutse wisize amayivu ukaba uri bungubita ububazo oya ntabwo ari kubabaza genda hasi igicucu mufite ikihe kibazo umva umenya tubwitwa bene bose urabyibuka umugabo wawe ni igisambo yaba igisambo atari igisambo niwe winaniwe kuko niba yaramugushakiye umugore wawe akagucika n'ibyo wamuregaga ngo umuntu ngo biki n'ibiki ibintu nk'ibyo ntabwo biba ari ikibazo kitwe kitureba ikindi nanjye uzashyira aha
nzaguhereza ngewe ko ntabwo ndi nk'uriya mugabo w'iwanjye ngewe ndahenze nanjye kujya kureba umugore nirukanka ngewe ntabwo ari ukuriye ntabwo ndi cipu w'iki cipu ntabwo ndi cipu uzaga ngo ucakire umugore ngo umpereze twa tuntu twawe ugenda utanga amafaranga menshi birangora. mbwira umugore uzandangira avuka he ubu twarabimenye hari uturere turashingira hari abatera imyaku. kuki se waba utabumutere yaragusize ntabwo wamusize njye naramusize umusize kandi baraje kuba ngo madamu ngo yanshitse yagiye umva reka nta kibazo dushake ngura ngo werekeze tugende. no idirigere ndakubaza avuka he aho avuka uzahamenya tuzajyanayo nta kibazo uzabona se na nyina tugende. oya ntabwo ari uko bigenda mfite abaturanyi bantumiye mwana mubigize gusa waje kunsura uvumbaze ibyo ntabwo bikureba ikibazo cy'umugore cyakugenzaga kirabonetse humura. hanyuma mbwira gahunda se umeze nkawe neza mureshya bavugatebe atarasura genda naho muhere mutereta abagore b'abandi cisha hano tugende rero uzasumba abantu niba ugera hano wa undi se ko yakugeraga tugende amagambo make bazagakora inkweto zanjye zirahanaguye rata hanesha umutwe ntibabona undi iyo mbonye usanga nange iyo mbonye ugiye Gusa iryo jwi numva ari iryamano neza ngira agahinda yabaye nka data kuko ngira agahinda noneho wa mugabo wagiye arasaze kikore mana we ibyo se ni ibyo ufite mungu we izi ni indabo zawe zirimo ibitoki n'umumbati. Nese izi indabyo zigira ibitoki n'imyumbati. Ndagukumbuye sana narakubuze mutima wanjye. Ndagutwaye. Ndi kumwe nawe. Umutima wawe nawe ngo ubonye ibyo unzanira. Ibyo ni ibyo umbabarire. Amakosa nakoze yose uyambabarire.